aho ngaho Imana yahise ikora ikintu mpita ntubwenge. Njya nibuka niba hariya ku kirunga cya Karisimbi, yego njya nibuka naraye aho hepfo yacyo imvura inyagira nijoro, hanze ubwenge bwatakaye n'inzu nayitaye idaki. Buriya Imana ni umukozi w'umuhanga. Ikindi Imana yakoze ni uko nazereye mu mujyi, igihe kigeze nshaka inzira irangiza ku kiyaga ngo bwira ariho ndi, inzira nkayibura kandi nari nsanzwe mpazi. Haleluya, ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Theophile korana umwete, ndi umukristo ndetse nkaba ndi n'umuririmbyi muri korali Witsemba ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Gasovu. Karibu. Nanjye ndishimye cyane, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nishimiye uyu mwanya mwiza nemerewe kuba imbere ya kamera mvuga gukomera kw'Imana. Amazina yanjye nkaba nitwa Ntegereje Imana Stanislas, nkaba ndi umugabo wubatse ufite abana 7. Murakoze cyane. Mwadusengera noneho tugakomeza n'ikiganiro. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ko watugiriye neza, gushimiye ko wabanye natwe mu iminsi yose itambutse, gushimiye ko warinze mwene data, gushimiye ko nanjye wandinze, gushimiye ko waturindiye mu murimo wawe hariya muri Witsemba. Ndakwinginze rero ugumye kubana natwe, kandi ibyo tugiye kuganira aha ngaha bibashe kugirira umumaro abatuye isi. Byambaje nizeye izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kudusengera. Watwibwira neza noneho birambuye, ukorera umurimo w'Imana hehe, bimeze gute? Nkorera umurimo w'Imana muri korali Witsemba. Muri Witsemba rero shimye Imana, shimye Imana yangiriye neza ikangabira umurimo wayo. Muri Witsemba kugeramo n'urugendo rutanyoroheye, ariko kugeza ubu nshima Imana ko ndi muri korali Witsemba. Rero ni urugendo rurerure, usibye ko umuntu yavugaho dukeya yenda umuntu akazakomeza ubutaha, naho ubundi ni urugendo rurerure. Njya nibuka igihe kimwe kugira ngo Imana impamagare njye muri Witsemba. Nari isanzwe mba mu yandi makorali, ariko ndi n'umucuruzi, nabaga mu makorali ariko ndi n'umucuruzi. Ubwo rero igihe cyarageze biba ngombwa ko Imana impamagarira kujya muri Witsemba. Ubwo nari ndi mu gace k'iwacu, biba ngombwa ko mbona amafaranga ari ntayabona neza kandi numva ashaka gutera imbere. Ubwo rero biba ngombwa ko nimuka njya gukorera mu kandi gace, kandi ako gace nari ndimo k'iwacu ni nako Witsemba ikoreramo. Twabaga no muri paruwasi imwe, usibye ko njye nabaga ku wundi mudugudu, ariko byabaye ngombwa ko nimuka njya gukorera ubucuruzi ahandi, nteganya ko ariho ngomba gukorera n'umurimo w'Imana, kandi koko niko byari biri. Nanagezeho n'ubundi abariho nkorera umurimo w'Imana, ariko nagomeje gusenga Imana kubwo kuba nari ndi kubona amafaranga aho ngaho nakoreraga. Ubwo nagomeje gusenga Imana mba no muri korali, ariko biba ngombwa ko Imana impishurira ko ngomba gusubira iwacu, ko icyo yashaka ko nkoriyo kirangiye. Ubwo rero naje kubitindaho, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana ibasha gushyiramo imbaraga zayo. Igihe kigeze rero inteza igihombo kugira ngo imbone. Burya Imana ngaho kugira ngo iguhombe yaguhombya. Ni urugendo rero rutoroshye, ariko nshima Imana ko yandindiye mu gihombo. Narahombye, cyakora bene data ikibazo naje kugira muri icyo gice nabagamo ni ikibazo cy'abahanuzi badutse b'iki gihe. Nicyo naje kugira, bakampanurira iby'amahoro byo gutera imbere, ariko Imana yo yansura ikambwira ati nshaka usubira iwanyu. Ariko nanjye simbishyikire neza, ntazi icyo Imana igambiriye. Burya ikidukwiriye bene data ni ukumvira Imana. Kumvira Imana ni ibintu byiza cyane kuruta kumvira abahanuzi.
abahanuzi rero barampanuriye iby'amahoro aba ari byo ngenderaho nkirengagiza iby'Imana imbwira. Uko ngiye gusenga bakampanurira iby'amahoro, ariko Imana ikambwira ati hoya, shaka ko usubira iwanyu. Nasenga Imana ikambwira ati shaka usubira iwanyu. Bityo rero Imana nibwo yanteje igihombo gikaze. Nakoranaga n'amabanki, ubwo cyakurikiyeho nyine no kujya nguza amafaranga nyaka gagenda nyaka homba agenda, ubwo biba birebire cyane. Ariko nkuko natangiye mbivuga, shima Imana ko yabikoze ikandindira mu icyo gihombo, kuko yari ishaka nsubira iwacu. Narahombye rero, nkora ibintu byo kwigwanirira, ndimuka njya gukorera ahandi, ibintu biranga. Abo tujya tuganira njya mbabwira ko nagiye gukorera iyo za Ruhengeri, ariko ibintu biranga. Ndahavana ndetse njya gukorera n'ahandi, ibintu biranga, kugeza ubwo byabaye ngombwa ko Imana insubiza mu gice cy'iwacu ikoresheje igihombo nta kintu sigaranye. Buretse gatoye, uravuze uti wagiye gukorera muri za Ruhengeri, aho za Ruhengeri ugezeyo ho byagenze gute? Warakoze birakunda, byagenze gute? Aho ngaho muri Ruhengeri narahageze, aho ngaho nakoreraga nyine nari mvuye, Imana imaze kunkubita igihombo, nyamara inansura imbwira iti nyamara asubira iwanyu. Ariko wowe ukumva ushaka amafaranga pe? Ngiye nkumva ashaka amafaranga kuko nashakaga gutera imbere, kandi icyo nari nshaka cyane byari kiri muri nge mu ntego zanjye zo gucuruza. Numvaga nshaka kugura imodoka, rwose nibyo narumvaga nshaka, nibyo nari nimirije imbere. Dore ko abahanuzi babimbwiraga nyine guteye imbere, kandi kubimbwira bakabimbwira nari ntunze moto. Numva barambwiraga ati kuba waraguze moto koko igisigaye no kugura imodoka. Ariko Imana ikambwira ati hoya, genda nshaka ko usubira iwanyu. Kandi muri make hari njya nibuka umukozi w'Imana Iyakabumbye yarantumyeho ambwira ngo ngenda mbwire bene data. Rero burya abantu dukwiye kumvira Imana. Yantumyeho ambwira ari icyo ashaka kumbwira, sinabishyikira. Njya nibuka umukozi w'Imana umwe wo muri Witsemba yaransuye, turararana, arambwira ati rwose nanjye Imana yanyeretse ko wageze muri Witsemba, ariko numva ntabishyikiye. Njye nkumva nishakira amafaranga, avuga nti umurimo w'Imana aho umuntu ageza ukorera aho ngaho. Nkumva ari ibyo bindimo. Ubwo ibyo byose nkabirengaho. Nageze aho rero mu Ruhengeri mpakoreye naho ndahomba. Imana naho iransura irambwira ati shaka usubira iwanyu. Muri make Ruhengeri ndahava, nabwo sinanyugwa njya gukorera ahandi. Naho ngeze wageze mu Ruhengeri wakora urahomba. Umaze guhomba Imana irakubwira ati erega nshaka kutaha, sinshaka gucuruza. Noneho urakomeza uruhatiriza ujya no gushaka ahandi. Narahatirije rwose kuko numvaga ari byo nshaka numvaga nshaka gucuruza, nta bindi numvaga biri mu mutwe. Kandi ndaho ngaho gucuruza impamvu byo byaragiye mu mutwe, nayo narabikoze igihe kirekire. Imyaka 25 niho Imana yabihagaritse. 25 ucuruza? 25. Niho Imana yabihagaritse rero. Cyakora njya shima Imana cyane kuba yarandinze, kuko nyuma yo guhagarika ubucuruzi numvaga ko igisigaye ngomba gupfa nta bindi. Ariko Imana bitewe nuko ariyo yabikoze irandinda. Aho handi wagiye rero byagenze gute? Aho handi nagiye naho nagezeyo, ubundi naho mu Ruhengeri narahageze ndakora. Imana inyereka ko amafaranga gahari rwose, kandi mbona ko ngomba kunguka. Ariko mu gihe gito nahamaze inteza igihombo gikomeye. N'ubundi nsaba ko nsubira iwacu. Nabwo ngeze iwacu, nabwo ndongera nshaka ubukundi nabigenza, njya mu kandi karere. Mu karere nagezemo naho ndakora. Imana inyereka ko naho hari amafaranga. Urakora biragenda ubona pe. Ndetse ndanishima ndavuga nti rwose aho ngaho ni Imana yansuriye ubwanyuma mu karere kandi. Mbega noneho aho handi ho wageze waravuze uti hari wabona Imana yari isubiye ikavuga ati irandetse reka nicururize. Cyane ibyo rwose narabitekereje cyane. Navuze nti noneho ati nuko
ahubwo aho ngaho Imana iransura irambwira ati noneho rero tiwarananije rwose, Imana ubwayo iranyisurira, tiwarananije igihe nakubwiriye ngo subira iwanyu ukanga, kugira ngo ngere muri Witsemba byabaye urugendo rukomeye cyane. Iransura irambwira ati kumva nkubwira ngo subira iwanyu ukanga, none ngiye kukwereka. Buriya naje kugira ikibazo, umuntu aho ngaho nubwo nahageze nari ndi kuremarema nta mafaranga, ariko nari ngeze ku rwego rwo gucuruza ibihumbi birenze 100 ku munsi. Ariko Imana iransura irambwira ngo noneho rero ugiye gusubira iwanyu nta n'itike ugira. Ugiye gusubira iwanyu nta n'itike ugira? Nta n'itike ngira. Ubwo ucuruzaga ibihumbi 100 ku munsi, ubwo wumvishe bimeze ute? Nkana yarenze ahubwo. Wumvishe bidashoboka mbega? Nkana yarenze, urumva ibintu byo mu busatere buto. Yego mbere yaho nakoreraga nahombye naracuruzaga menshi, ariko byiburaho narindi n'igihombo nagize ayo mafaranga numvaga nyuze. Yego. Ubwo rero irambwira iti none ugiye gusubira iwanyu nta n'itike ugira. Buriya njya ntangarira Imana cyane. Yego. Aho ngaho usibye ko ari ibintu nzatangaho ubuhamya mu kindi gice gitaha, njya ntangarira Imana cyane kumva Imana yarakoze ibintu bikomeye aho ngaho nk'uko yabivuze koko. Mpava nta tike n'ubundi neza neza birashira, mpava nta oya, ibintu ntaho byashije, ariko narabijugunye narabitaye. Imana ikoresheje imbaraga zayo nyine, bitewe n'uko ari ibintu birebire kubirondora uyu mwanya ntabwo byakunda. None se tubwire muri make, ni gute umuntu aba afite ibintu akabita? Aho ngaho muri make icyo navugaho gato, Imana Imana ni umukozi w'umuhanga. Yahise yohereza abantu bamwe, bitewe n'uko ntabwo nari ndi mu gace k'iwacu. Hari uwo naragurishije ishyamba, undi mugurisha inzu. None igihe kigeze rero barabuze iyo nagiye, kandi hari amasinyatire batari bafite. Ndumva nko ku ishyamba madamu nteye yarabasinyiye. Ubwo rero biba ngombwa ko baze kunshaka. Naho rero cya gihe cy'Imana kirageze. Yego. Kubyumvikanaho nge nabo birananirana. Binaniranye rero niho Imana yakoreye nyine. Ubwo numva ari ibintu birebire, kuko aho ngaho Imana yahise ikora ikintu mpita ntubwenge. Njya nibuka niba hariya ku kirunga cya Karisimbi. Yego. Njya nibuka naraye aho hepfo yacyo, imvura inyagira nijoro. Hanze ubwenge bwatakaye, n'inzu nayitaye idaki. Buriya Imana ni umukozi w'umuhanga. Inzu yita udakinze nta nayikinze, ubwo inzu yakinzwe n'abandi. Yego. Ntabwo byari byoroshye rero. Ntabwo byari byoroshye, ariko shima Imana ko naje yarabikoze biba birebire. Ntabwo ubu nabivuga ngo mbirangize kano kanya. Yarabikoze biba birebire, igihe cyarageze nyine bibaca mu nzira zikomeye cyane. Bica mu nzira zikomeye ku buryo igihe cyageze numva hari no kujya mu kiyaga aribyo byakoroha. Kujya kwiyahura cyane. Kuko nabonaga kuba ku isi bindambiye. Ariko Imana ntago yabyemera, yarabyanze. None se niba atari ibanga, ubwo wagiye ku kiyaga ugeraho nk'umuntu ugiye kwiyahura, byagenze gute? Narahageze ariko mpagera numva mu mutima uwo munsi atariho ndabikora, ariko ngiye kucyitegereza neza. Yego. Ubu rero nahasanze n'abantu bakora baboga mu kiyaga, mbabaza n'uburyo kimeze, n'uburyo aho umuntu yaba yagwamo akagendera ko. Ubwo barasobanurira. Yego. Ntabwo bibaza umugambi nari mfite, ariko mu mutima ijwi rirambwira ati igihe cyo gupfa ntabwo ari iki, usubiyeyo uzagaruka undi ikindi gihe. Ari no gukora kw'Imana nyine. Byo ni birebire, ni ibintu birebire. Nuko se wasubiyeyo? Nasubiyeyo, nisubirirayo. Maze gusubirayo, Imana iransura muri iryo joro irambwira uti ntabwo uzi ko ibintu byose bifite ubiyoboye. Yego. Nuko mu mutima rero ndatekereza nti ngiye gupfa n'ubundi ibintu byarazambye. Nsubiye inyuma gato, Imana ikimara kunkuraho ntabwo nongeye kuhasubira. Nagiye kuba mu bintu by'uruzerero, mbese ntafite aho kuba. Udafite aho uba? Ahomba. Kandi nkumva no kuza mu rugo bidashoboka. Yego. Nibyo rero turi busubireho uby'ukuntu nagarutse mu rugo. Ariko gusa bwo mu rugo narahagarutse. Ngeze mu rugo
Imana iransura irambwira ati rwose ibyo nari nshaka ni ibi byo kugaruka mu rugo. Ahe nabwo nasenze Imana ndavuga nti rwose none ko ngeze mu rugo nkora iki, nubwo hari ahandi hantu byaciye ndi ubisubireho nkongera nkabivuga neza uko byagenze, ariko icyo Imana yakoze nuko yansuye ikambwira ati icyo ngushakaho noneho ni ukugendera ko muri korali Witsemba. Urugendo rwanjye rero naho ngaho, ariko uko nabaye mvuye aho ngaho ni birebire kuko byasabye kujya kuba mu mujyi, ntarigeze mba mu mujyi munini. Yego. Iyo za Gisenyi, kandi n'ubwo rugendo rwo kujya aho ngaho ku kiyaga ku Kivu ntabwo nagiye y'icyo gihe gusa, byabaye ngombwa ko nsubirayo, ariko nsubiyeyo nabwo Imana intangirira ahantu mu mujyi. Gute se kandi tubwira ukuntu yamutangiye? Imana yantangiriye mu mujyi rwose. Buriya rero hari igihe abantu benshi, haleluya, amen, hari igihe abantu benshi bavuga Imana ariko batarayibona, bataramenya neza gukora kwayo. Nge narakubonye kuko nzabivuga, mvuge gukora kw'Imana, uburyo yakoze ndi hano iwacu mu Rwanda, naho nagiye handi naho nzabivuga. Nabonye gukora kw'Imana. Ako kantu ko mu mujyi Gisenyi ukuntu wagiye ugiye kwiyahura Imana ikagutangira, tubwire dusoreze kuri ako ngako, tuzakubeza ubutaha tujya noneho ukuntu wagiye hanze ukongera ukagaruka. Naho ngaho rero nagiye y'icyo gihe ubwa mbere ntibyakunda, Imana ibyira ko bidashobotse. Ubwo rero ubwa kabiri aribwo naraye aho munsi ya Karisimbi, imvura inyagira nijoro ryose, n'iki Imana yarambwiye ngo nzagenda nta n'itike. Icyo gihe koko namanutse njya mu mujyi Gisenyi, nari navuye kurangura ibintu mbijugunya nyine ngiye mvuze ntibyanze bikunze, noneho Ikivu narakitegereje neza kiriya kiyaga, ngomba noneho gupfa tisirandambiye. Ibyo nari nshaka ntibigezweho. Nuko ubwo rero aho Imana yantangiriye mu mujyi Gisenyi, narahageze nk'umuntu waraye hanze nyagirwa. Ikintu Imana yakoze cya mbere nuko ijwi ryambwiye ngo dore waraye nyagirwa kandi nturagenda ku kiyaga, ujyeyo umeze gutyo, kandi nturanageho ku manywa, nujyayo abantu barakubona baranagukuramo. Icyo nicyo cya mbere Imana yakoze. Ikindi Imana yakoze nuko mu gihe nazereraga aho mu mujyi, nagaza ku ahantu bafite ibibazo by'imodoka yagonze igipangu, bitewe nuko batari bazi gahunda zanjye, babantuye mu bantu bo gukiranura kugira ngo nyiri imodoka tumuhuze n'icyo gipangu. Aho narahiriwe rero, naho Imana iri gukora. Urahirirwa ukiranura abantu? Ndi gukiranura abantu. Kuri gukererwa kujya kwiyahura. Ikindi Imana yakoze nuko nazereye mu mujyi, igihe kigeze nshaka inzira irangiza ku kiyaga ngo bwira ariho ndi, inzira nkayibura, kandi nari nsanzwe mpazi. Niki kindi Imana yakoze. Bivuga ngo wewe wageze mu mujyi Gisenyi ushaka inzira yo kugeza ku Kivu, kandi wari uhazi urayibura? Ndayibura, kandi nari nsanzwe mpazi rwose. Umujyi nari nsanzwe nkuzi, ariko inzira ndayishaka, nkagenda nkabona ndi guhingukira mu bintu by'amaveni. Nuko aho rero Imana yakoze umurimo ukomeye. Imana ndayishima cyane, kuko igihe aho ngaho Imana yahakoreye umurimo, ndabyibuka nkavuga nti Imana n'umukozi w'umuhanga. Icyo gihe bitewe nuko nari nahageze, nari namanutse mfite amafaranga 800, nategereje 500 kugera mu mujyi, 300 gari gasigaye. Rero nk'umuntu wari ufite ibibazo, nari maze na kabiri ndi mu masengesho. Ubwo rero ndi no gusenga rwose. Ndi gusenga kuko umuntu ufite ibibazo akunda kwiyegereza Imana cyane. Ubwo rero ya 300 ijwi rirambwira ati none byanze bikunze ko kura napfa, aya 300 uri kuyajyana mu kiyaga. Nuko ndayarya, maze kuyajya rero numva imbaraga ziraje. Irindi jwi riraza rirambwira ati rero nk'umuntu wasenze Imana ntago wajya mu kiyaga, nubwo inzira nayo nayibuze ko nateganyaga paka ko ndanayibona. Nkishakisha ntago nk'umuntu wasenze Imana wagenda ngugiye mu kiyaga utamanje kubaza Imana impamvu y'ibi bintu. Ubwo rero nibwo Imana yanyoboye injyana mu rusengero aho Gisenyi, niraranira n'abanyamasengesho turi gusenga Imana, ariko batazi gahunda zanjye. Ubwo bambajije gahunda zanjye, mbabwira ko naje mu mujyi hari gahunda yanzanyemo, ariko gusa umugambi nari mfite wari uwo gupfa. Shima Imana rero aho ngaho mwayo masengesho naraye mu mujyi Gisenyi, niho Imana yakoreye umurimo. Bucya ibyo gupfa yabikuyeho,
ndi kuvuga nti nzapfura undi njye ntago nk'umuntu wasenze Imana ntabwo nkigiye mu kiyaga. Imana ishimwe cyane, ndayishima rero. None ubu nkaba ndi mu murimo w'Imana muri Witsemba nk'uko Imana yabishatse. Numva rero ubuhamya bwanjye ni burebure, numva twazakomeza nkavuga hari uburyo nabaye mu mujyi Gisenyi n'uburyo nawuvuyemo, kuko navuye mu mujyi Gisenyi n'ubundi sinazira ko muri Witsemba, nubwo mba mvuze ko natashye nageze muri Witsemba, nageze mu rugo nkajya muri Witsemba, ariko uburyo naje nkageramo ni urugendo rurerure, kuko nta kuva mu mujyi Gisenyi no kuvamo kugira ngo nzagere mu rugo byabaye ibintu birebire. Shimye Imana rero, numva nabampagarikiye aha, ubundi tukazakomeza. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Turabashimiye mwese mwari mudukurikiye. Mwumvise ukuntu Imana ikora ibitangaza, umuntu agaca mu nzira nyinshi, Imana ikamugarura kuko hari aho imushaka. Nuko namwe mwese mudukurikiye murajye mwirinda icyo Imana ibashakaho mugikurikize. Ducumbicyanga igice cya mbere tuzakomeza na mwene data ubutaha. Reka tumusabe adusengere, namara gusenga nuko tusoza. Murakoze cyane, reka dushime Imana. Uwiteka Mana yacu, turagushimye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, tugushimiye byinshi tuvuze, tugushimiye kugira neza kwawe. Rero turakwinginze ngo ugumye kudufasha, kandi ibyo wadukozeho ni ibintu bikomeye. Turinginze ngo uzaduhe undi mwanya kugira ngo tubonane na mwene data, tubashe kubwira abatuye isi gukomera kw'Imana no kumvira Imana ko ari byiza. Twiringiye rero kurabana natwe, byambaje mu izina rya Yesu. Amen.